maze ibiyabyimberuka ntabwo bidukingiriza kugira ngo dutere kuko yiyambura agaciro Imana yaduhaye. Shema bakunzi ba filime nyarwanda, noneho MI Empire ibazaniye filime y'akataraboneka. Twagiye tubona filime nyinshi cyane, ariko umusore wanyu muzi ku izina rya Irene Murindahabi abazaniye filime yiswe Isereri. Filime nziza cyane irimo abantu twe tuzi ko bagiye kuba barushinga, nyamara ahangaha niho bavuga ati nyambo nataza kuba Aisha nataza kuba yafatiranye n'igihe beba azisama yasandaye. Aho nakubwira ngo hano muri filime yacu akinamo yitwa Teta akaba ari umukobwa waje kuba yisanga yakundanye n'umusore. Uwo musore uribaza ninde? Uwo musore yiswe Shema. Uwo musore mumuzi kuzina cyane cyane rya Irene Murindahabi. Ese ko Irene cyangwa tumwite se Shema akunze umukobwa wo mu bakire kandi ari umutwazi w'ibishingwe? Ese ibyo biraza gusobanuka gute? Ese ibi ntabwo bigiye kuba byashira Teta mu kaga, dore ko kwa Teta bafite abakozi b'abafunga mutwe? Ibibazo bigiye kuba byakomera cyane. Ndagira ngo mbwire ngo ibibazo bigiye kuba byakomera cyane ku bavandimwe bacu. Nakubwira ko ubu ngubu tuvugana ibibazo byatangiye kuba byinjira no kuri filime yacu, aho nakubwira ngo Irene cyangwa tumwite Shema atangiye kuba yajya mu rukundo. Gusa byo umukozi waho ntabwo amworoheye, aramusuzugura cyane ngo yuko ari umutwazi w'ibishingwe. Nyamara abantu dusuzugura igihe ari bo ejo natwe tuzaba turi kubasaba imbabazi. Icyo rero tujye twibuka kuba twareba abantu turimo kwigira ngo dushaka gusuzugura. nawe wamenye uri gusuzugura ati ese tuzaza kuba twahurira hagana he? Nicyo kintu nakubwira cyo. Kandi mu buzima bwacu ni byinshi duhura nabyo byakagombye kuturindira ubuzima, ariko twebwe ubwacu ntabwo tuba dukeneye ibintu biturindira ubuzima. Iteka tuba dushaka ihangana muri twe indani. Gusa byo nakubwira ko iyi filime ije gukura filime zose ziri mu gihugu cy'u Rwanda. Waba warakunze filime nyinshi cyane, ndagira ngo ngo izo zose zihagarike. Twabazaniye filime nziza cyane yiswe Isereri series. Filime nziza cyane. Abakunzi ba filime nyarwanda ndabasuje ngo mwabuze filime niko mujya muvuga, ndebe ko muzongera kuvuga ngo mwabuze filime. Kandi filime yahageze, filime yahageze ku rwego rwo hejuru cyane. Filime irahageze kambabwira ngo guys, ni ibyishimo gusa ku bakunzi ba filime yacu, ni ibyishimo gusa mbabwira ngo mwibutse ikintu kimwe, niba utarakanda ku subscribe urimo uracikwa cyane n'ibintu byinshi, urimo uracikwa n'ibyishimo byinshi cyane, aho wakagombye kwishimira urimo kuhahunga. Cyo rero ndakubwira ngo muze muri benshi kandi mwibuke gukanda ku subscribe kugira ngo filime tuyibanemo turi benshi cyane. Filime igiye kuba yabagiraho umusibo ejo kuwa mbere. Ese are you ready to see and these films? Muriteguye tubahe show my friend? Filime yaje kambabwira ngo niba ari ubwa mbere my friend, ibuka gukanda ku subscribe. Ni by'agaciro gakomeye cyane haba kuri twe ndetse no muri rusange. Ndagira ngo mbwire ngo ni by'agaciro gakomeye cyane kuba wakanda ku subscribe, maze turebe filime yacu yiswe Isereri. Ese Isereri rituruka hehe? Ese Isereri ni ryande? Ndagira ngo ngo iyi ni true love story. That's a real story. Irene and Aisha Inkindi, tuzi nka Shema ndetse na Teta. Cyo rero mbahaye ikaze mwe mwese, kambibutsa gukanda ku subscribe. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.